Yesu ashimwe. Reka nongere basuhuze nshuti bana b'Imana twongeye guhura muri uyu mwanya, izina ry'Imana habwe icyubahiro. Shimye Imana ngiye kuduha amahirwe nkaya ngo twongere guhura mu mwanya nk'uyu twiga ijambo ryayo. Ni igitangaza gikomeye cyane kuko mu minsi ngishize ubwo duherukana hanyuzemo ibihe byinshi cyane, bamwe bakoze impanuka n'abakiriho, abandi bararwaye kano kanya, ariko kumwe duhuriye muri uno buryo reka dushimire Imana. Si uko turi beza, ahubwo ni urukundo rwinshi Imana tugiriye, wenda ngo hagire icyo dukoresha amahirwe Imana duhaye, reka no kwitwishimire urukundo rwayo. Mbahaye ikaze ku byigisho biyobora abakuze kwiga bibiriya muri uyu mwanya bica kuri urubuga rw'Ibyigisho TV. Ni umwanya wo kureba icyigisho cya karindwi. Reka duce bugufi mbere ya byose dusenga Imana. Mubyeyi ukiranuka, mwami w'amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ukomeje kwita ku bana bawe mu buryo bwose, mu byo wakwiriye, ukatugenera umwanya nk'uyu wo kwiga amagambo yawe. Babarira ibicumuro byacu mbere yuko tuza imbere yawe, tugirirwe neza nawe. Ngwino duhire, utugirire neza. Reka imbabazi zawe n'ubuntu bibane natwe. Imitima y'abantu bateze amatwi reka uyireherezeho. Mwuka wera tuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kurebana icyigisho cya karindwi. Tuvuye ku cyigisho cya gatandatu cyatubwiraga impamvu idutera kujya mu murimo no kwitegura kujya mu murimo. Noneho twabonye yuko impamvu nyamukuru ituma tujya mu murimo, impamvu nyamukuru ituma abantu bajyana ubutumwa bwiza, ni uko baba bwabagezeho nabo babwakiriye. Twabonye ikigero cya Mariya Magadalena na mugenzi we, igihe bari bababaye kubwo kutamenya aho Yesu ari. Ntabwo bavuye kumva Yesu, barahagumye kandi bahaguma bababaye kuko bafite ikibazo. Ariko igihe bamenye amakuru y'aho umwami wabo ari, yuko umwami wabo yazutse atakibarirwa mu bantu bapfuye, ako kanya barahagurutse n'imbaraga nyinshi, baragenda bashyira abandi inkuru nziza yuko umwami wabo yazutse. Twabonye ikintu gikomeye cyane cy'ubwiru buhishe mu buhanuzi, kugira ngo abantu bajye mu murimo bafite imbaraga zikomeye, bafite gukomera. Bakwiye umunsi kwiyegurira Imana, biga ijambo ryayo buri munsi badasiba, kuko mu ijambo ry'Imana harimo amateka y'isi kuva iremwe kugeza irangiye. Rufite ijambo ry'Imana tumenya ukuntu isi yabayeho n'ukuntu izarangira. Iyo twabonye yuko iyo abigishwa ba Yesu baza kuba barafashe umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana no kwita ku ryo rivuga, ibibazo byabayeho igihe umwami wabo yapfaga ntabwo biba byarabayeho, kuko bazi ko nyuma y'iminsi 3 agomba gupfa kongera akazuka. Ariko kubera ko ijambo ry'Imana risomwa, abantu je turangaye nk'uko abigishwa be barangaye, ntibamenye icyagomba gukurikira urupfu rwa Yesu. Nshuti muvandimwe, nguhaye ikaze mu cyigisho cya karindwi, umurimo ngomba gukorera mugenzi wanjye. Mu gitabo cyitwa ngo umurimo w'Imana, umurimo wanjye. Noneho ni uwuhe murimo ngomba gukorera mugenzi wanjye? Ni uwuhe murimo Imana igomba gukorera mugenzi wanjye? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kanakumva igihe umuntu yigizaga nkana umwigisha amategeko w'umufarisayo, akabaza Yesu ngo nakora iki ngo ndaguha ubugingo buhoraho, nakora iki ngo mbashe kubona ubugingo buhoraho? Yesu yamuhaye ikintu gikomeye cyane ngo ni gute byanditswe mu mategeko amwe nababwiye tugomba kwe, ni gute byanditswe mu ijambo ry'Imana? Umusore asubiza ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu iki kintu aracyemeye. Kweza tuza amagambo avuga ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nk'uko biboneka muri Luka 10:27. Nyamara urukundo rwacu rushobora kuba amajyejuru niba tuvuga ko dukunda Imana ariko ntituyumvire. Nubwo aya magambo tuyazwa ukuri, urukundo dukunda Imana rushobora kuba ari amajyejuru niba tuvuga ko dukunda Imana ariko ntituyumvire. Icyo ni kimwe. Ikindi, dutegereza ko dukunda Imana, niko tubitekereza, ariko se urwo rukundo turwerekana dute mu mibereho ya buri munsi? Niba ko dukunda Imana tubyerekana dute mu mibereho yacu buri munsi?
gukunda Imana bisaba kwitanga wese ku mutima, ubugingo n'ubwenge buri munsi. Umuntu wese ushobora kuvuga ko akunda Imana, nyamara kubikora bisaba imbaraga z'ubwenge. Yes, kino gihe umuntu wese yemerewe kubwira abantu ko akunda Imana, nta n'ubimuburanya, ariko gukunda Imana nyabwo bisaba umutima w'ubwenge. Yobu ati dore kubaho Uwiteka ari ubwenge. Urukundo abantu bakunda Imana rugaragazwa n'ubwenge bakoresha mu kuyubaha, imbaraga bakoresha mu kwitondera ibyo yavuze, imbaraga bakoresha mu kugendera mu mateka n'amategeko yayo. Nibyo bigaragaza urukundo abantu bakunda Imana. Naho niga amagambo mu gitondo mu gitabo cyarengera ubuzima ngo abantu bashobora kuba ari ababwiriza, bashobora kuba ari abaririmbyi, bashobora kuba batura mu kanwa kabo yuko ari abana b'Imana, ariko ngo imibereho yabo, uko babaniye bagenzi babo, uko barabana n'Imana muri bwa buzima bwabo bw'umwiherero, ni igihamya nashidikanyaho cy'uko abantu barwanya Imana cyangwa bahikira. Uko bababwiriza kose, uko baba bigira gute, imibereho yabo y'imbere mu mutima, ibyiyumviro by'ukuntu biyumva Imana, n'ibyo ibyo byiyumviro bahatira gukora. Ni amagambo nibuza kugeraho yaho mugaragu Imana avuze ngo niba tuvuga ko dukunda Imana tudashobora gukunda bagenzi bacu twirirwa no munsi, ngo iki kintu ni ikinyoma. Bagenzi bacu tubana umunsi ku munsi tutabereka urukundo, tukarwereka Imana, iki kintu ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nyamara kandi nubwo gukunda Imana ari byiza kandi bikaba bigira umumaro, nanone Imana ishaka ko dukundana n'abandi, kuko urukundo rukunda abandi rwerekana urukundo dukunda Imana, kandi rugenza rutyo mu buryo nyabwo kandi bufite imbaraga. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana havuga hatya, umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atarabona. Pawulo aravuga ati kuko amategeko yose asohorera muri iri jambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Gukunda Imana dushobora kubivuga kuko ntabwo Imana ari bihakane, abantu bakabyemera, ariko uko tubanira bagenzi bacu, uko bagenzi bacu bari mu kaga biduhangayikisha, imyifato tugira ku bibazo bya bagenzi bacu bigerekana ko dukunda Imana cyangwa tutayikunda. Udashobora gukunda mugenzi we ngo ahangayikishwe na mugenzi we bari kumwe, ntiyahangayikira Imana atazi naho iba, atarabona naho ituye. Muri iki cyumweru tuziga buriya ki twakiga gushobora guhuzwa n'imibereho yacu. Uko kuri gukunda Imana bagenzi bacu tugiye kuhuza n'imibereho yacu mu kino cyumweru. Reka tujye ku ngingo yo kuwa mbere itubwira ngo ikibazo gihatse ibindi. Hari ibibazo dukunda kubaza muri kino gihe, amateraniro arimo aba mu rusengero, kumva umwigisha aje ngo ninde ufite ikibazo, ninde ufite inyunganizi, ugasanga ni ibibazo byinshi bitandukanye, ariko hari ikibazo gihatse ibindi umuntu yakwiriye kubaza. Nakunze kuganiriza abantu mu bihe byashize, murabyibuka ko mu matsinda, igihe kishingiye kwigisha, ibihe najyaga kwigisha, nemereraga abantu kubaza ibibazo bibiri. Reka mbibabwire namwe, burya mba nifuza ko aribyo mumbaza, simba nifuza ko mubaza ibibazo byinshi, ahubwo hari ikibazo kiba gihatse ikindi, hari ikibazo kiba gihatse ibibazo byose mushobora kubaza. Ibibazo rero si abantu biri kubabaza, cyari ikibazo cya mbere kivuga ngo uku ntabwo ariko Uwiteka avuga. Niba mbabwiye amagambo mukwiye kubaza ngo atari ko Uwiteka avuga. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko hari ikibazo gikomeye kurenza ibindi. Ikibazo cyabajwe n'intumwa, babajije intumwa, ikibazo babajije Yesu kivuga ngo mpore na ngombo n'ubugingo. Nuko ngo bamaze kwiga iby'intumwa zivuze, bamaze kwiga ibyo zigishije, ngo bibacumita mu mitima, aho kuzamura ibibazo ngo babaze ngo Kayini ngo yavanyeho umugore, ngo babaze ngo se mu ijuru ngo abantu bazaga iki. Ikibazo cyangwa ngo dukore ngo tubone ubugingo. Ngiki kibazo abana b'Imana kuri bafite uyu munsi, iki ni ikibazo gihatse ibindi byose. Turi bande? Dukwiye kubyibaza. Kuki turi hano? Dukwiye kubyibaza. Bigenda bite iyo dupfuye? Dukwiye kubyibaza. Mbese ingeso zacu zidakuka, mbese igeno ryacu ridakuka ni irihe, cyangwa ibyo kwita destination ni iyihe? Mu buryo bwinshi ibi ni bimwe mu bibazo byinshi birusha ibindi kuba ingenzi abantu bapfa, ibiremwa bizi ko bizapfa bishobora kwibaza.
nyamara ntabwo kandi mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka harimo umuntu usanga Yesu akamubaza ikibazo cy'ingenzi kurusha ibindi byose. Muri Luka 10:25 harimo igitekerezo cy'umusore wabaje Yesu uko ikibazo cyaba cyari cy'ingenzi rwose. Bibiri tubwira ko yari azanywe no kugerageza Yesu. Turabizi ko rimwe na rimwe abantu bashobora kubaza bafite gushidikanya ndetse batizeye, ndetse mu kubaza kwabo bashobora kuba badakomeje, nyamara kandi baba ari abantu bagishobora kugerwaho n'ubutumwa bwiza. Uku niko Yesu yagenje umwigisha amategeko ubwo yari azi ko impamvu z'ibanze zagenzaga uwo muntu zitari zitunganye. Nyamara kandi kuri uyu mwigisha amategeko ndetse no kubari bateze amatwi, ikibazo cyabaye umuryango ukinguye Yesu yashoboye gukoresha ngo abakangurire kurondora imitima yabo bwite. Kandi nubwo Yesu yari kumenya icyo umwigisha amategeko yashakaga, ntiyari kumwirengagiza cyangwa ngo amusuzugure. Mbese amaherezo ikibazo cyashoboraga kuba gikomeye kurusha iki ngiki ni ikihe? Nkore ngo nte ndagwe ubugingo buhoraho, uko imihango n'imigenzo byo mu idini ryacu byaba bimeze kose. Nyuma y'ibi byose hari ikibazo cy'ingenzi cyane ntigihabana n'iki ngiki ni ikindi gifite agaciro ku biremwa bifite ubuzima bugaragaza nk'igihu kiboneka umwanya muto kigahera ko kigenda. Ni ayahe mahitamo yandi ahabanye n'ubugingo buhoraho atari kubaho bw'iteka ryose? Mu itorero turimo hari ibintu byinshi byo kurebaho uyu munsi, hari ibintu byinshi byo kwigaho, hari ibintu ubumenyi bwinshi dukeneye kuba twagira mu buzima bwacu butandukanye bwa misi yose. Ariko nshuti muvandimwe nakubwira ngo nta kindi kintu gikwiriye uyu munsi ubwoko bw'Imana bwakari kuba bwibazaho. Ni ikibazo cyazanye n'umutunzi. Ikintu cyabaje uyu mutunzi yaje ngo aje kugerageza Yesu, aje kumusetinga, ariko ngo yarakinguriye Yesu inzira zo kugira ngo asobanure ukuri ku bantu benshi, harimo natwe uyu munsi. Nubwo iki kibazo cye cyari icyo gushidikanywaho, umwigisha amategeko yari yabajije ikibazo cy'ingenzi, kandi Yesu wahoraga yiteguye gukoresha amahirwe yose yabaga abonye ngo akore umurimo. Yaboneye uburyo bwo kugera ku mitima y'abantu. Ni mu buhe buryo nanone dushobora kuzirikana gukoresha amahirwe tubonye ngo dutange ubuhamya, nubwo biba turimo, nubwo ibihe turimo bitaba ari byiza rwose? Yesu ibyo kwita kuri uyu muntu ngo aramugerageje ntabwo bibiri bifite umwanya. We ngo amahirwe yose yari abonye yo kuvuga iby'inkuru nziza y'agakiza, yo gusobanurira abantu iby'Imana, aya mahirwe yakoreshaga neza. Turagirwa inama rimwe, inama ya mbere yari niyi: tumenye ibibazo tubaza bidufitiye akamaro. Nkore ni ngo ndak'ubugingo. Numva abantu babazango cya 10 gitangwa gute, ese umuntu arongora gute, ibibazo byo gushyingiranwa, ibibazo byo gucyandika Imana mu cya 10, isa itangira ryari, Aburahamu biki n'ibiki. Icyo gikwiye gusimbura ibindi bibazo byose, gikwiye guhagarara ibindi, ni ikibazo ngo nkore ndi ngo umuntu ubugingo buhoraho. Kuko umuntu utazabona ubugingo buhoraho azaba ahombye ibintu byose yakoreye kuri iyi si. Umuntu uzabona ubugingo buhoraho azaba yungutse ibintu byose yahombye muri iyi si. Icya kabiri, dukoresha amahirwe yose tubonye ngo tuzanire abantu Imana. Yes, abantu bashaka kuza tugerageza batubaza ibintu bikocamye ngo baturebe mu bwenge. Kwerekana ko mu bwenge bwacu hari ibintu byinshi cyane, twerekana urukundo rw'Imana, dusobanurira abantu amagambo y'Imana, kuko akenewe cyane kurenza ikindi kintu cyose gikenewe muri kino gihe cy'uyu munsi. Uburyo bwa Yesu n'igisubizo cye, uburyo Yesu yakoreshaga yigisha ndetse n'igisubizo yatanze. Bibiriya itubwira ko umwigisha amategeko yaje kugerageza Yesu, nyamara Yesu yamenye ibyo yaragambiriye. Mu by'ukuri Imana izi byose dukunda ndetse n'ibyifuzo byo mu mitima yacu kurusha uko tubizi. Kandi rwose ntabwo tuzi umutima n'impamvu by'abantu batubaza ibibazo. Mbese siko bimeze? Nubwo Imana izi byose, twebwe nk'abantu bapfa ntituzi impamvu abantu batubaza, ntituzi impamvu abantu batwegera batubaza ibibazo nk'ibi ngibi. Nanjye umuntu akomeye mumbaza, ntabwo nzi impamvu atarakumbaza. Wenda ni ukungerageza, ni ukugira ngo mumenye ibyo mubyigumanire, sishaka kumenya. Ariko ikira muri bayivuga, rimwe na rimwe abantu bo mu yandi madini
batubaza ibijyanye no kwizera kwacu, nk'urugero inshuti zacu z'abisilamu zitubaza ibibazo bifitanye isano n'ubumana bwa Yesu. Mbese nk'iki ngo ni hehe muri bibiriya bavuga ko Yesu ari Imana, cyangwa kuki muvuga ko hariho Imana imwe nyamara mufite ubutatu buziranenge. Nubwo ibi bisa n'ibibazo by'ubushotoranyi, nyamara kuba umuntu akeneye Yesu biturutse ku mutima bishobora kuba ari ikintu cy'ukuri, kandi bishobora kwerekana icyifuzo gikomeye, cyangwa se niba abo babaza ibibazo nta kintu babifitemo. Ntabwo imitima yabo tuyizi, nta nubwo ari ngombwa ko tuyimenya. Icyo dukeneye ni ugufasha abandi uko dushoboye kose, tutitaye ku mpamvu zibatera gukora ibyo bakora. Bigisha, bagenzi banjye, bapasiteri, bayobozi muhagarara imbere y'abantu, hari ibibazo byinshi mubazwa. Please stop kwibaza ibyo umuntu akwaza ngo niba kubaza kugerageza cyangwa gusetinga, ahubwo n'umuntu akubajije baza Imana n'icyo wakoresha mahirwe umuntu akubajijemo ngo umugeze mu nziza za Yesu. Baza Imana uwo muntu ukubajije ibibazo byo kugerageza no kugerageza wibyitaho, ahubwo bikoreshe wegereza abantu Yesu. Hari uburyo rimwe na rimwe twifuza ibisubizo nyamara ntitujye mu murimo wo kubishaka. Ikindi, hari amasomo baduhaye hano muri Matayo 26:5, Ibyakozwe 17:11, urwa mbere rw'Abakorinto 16. Aya masomo ni amasomo ahishura ahantu ibisubizo bishobora kuba byaturuka. Ibisubizo byose bigomba kuva mu ijambo ry'Imana, kuko mu rwa kabiri rwa Timoteyo 3:16 baravuze ngo kuko ibyago bigera byose byahumetswe n'Imana ngo bidufashe, bidutunganye, biduhane, bitweze. Ndetse no muri Matayo yaho Yesu avuga ngo ibyago byera muravuye intumwa, abantu bakwiye kuba ari inshuti z'ibyanditswe kugira ngo babone ukuntu bahumurishije abantu ibyanditswe muri ibyaye bazana baza by'ubugoryi, ibyaye bazana baza bipfuye byo kugerageza, ibyaye bazana baza shaka kumenya. Byose tugomba kwafashisha igihe, kuko nibwo buryo Yesu yakoreshaga. Mwumve, Yesu yabaje umwigisha ategeko ngo muri Luka 10:25 ngo byanditswe bite mu mategeko. Hano muri Matayo 26 naho mwumva ukuntu Yesu yabajije yabwiye abantu. Matayo 26, Matayo 26 naho Yesu yavuze amagambo akomeye 56. Aravuga ngo 53 yavuze ngo ariko ibi byose bibereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore, nuko abigishwa bose baramuhana barahunga. Hano ijambo ibyanditswe, tugomba kuba turi mu byanditswe, ntidukwiye kugira amagambo yacu yo ku ruhande, tugomba kuba mu byanditswe. Nshuti muvandimwe, uburyo Yesu yavuze kuri Nosi yari inshuti y'ibyago byera, kuko ibibazo byose bamubazaga yasubizaga ari byo yirefereyeho. Natwe kugira ngo dutsindire urugamba, tubashe kuzanira abantu Imana, dukwiye kuba inshuti z'ibyanditswe. Twamara kumenya ukuri tugasenga Imana ngo tukugenderemo, nibwo tuzagushyira abantu bitworoheye. Yesu yatunze urutoki uburyo bw'ingenzi bw'imyigire, aho kumva ko ibyo abandi batubwira gusa, dukeneye kwisomera ibyanditswe, ijambo ry'Imana ku bwacu. Ibisubizo birahari, kandi Mwuka Wera akora ku mitima yacu kugira ngo adukangurire kumenya icyo dukwiriye gukora igihe barimo batubaza. Mwuka Wera ababana natwe kandi afungura ibyanditswe. Imana yaduhaye ijambo ryayo, muri ryo dushobora kubonamo ukuri kose dukeneye kubirebana n'uburyo dukwiriye kubaho, uko dukwiriye gufata abandi, ndetse n'uburyo dushobora kuragwa ubugingo buhoraho rwose. Abigisha n'abagabura bafite uruhare, nyamara amaherezo nuko tutagomba gusanga Bibiliya kugira ngo dushakiremo ukuri gukenewe. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge, ni umucyo umurika ahacuze umwijima, umurikira inzira zanjye. Uyu murongo ntabwo ari igisigo gusa, ni ukuri kwera kutwereka ijambo ry'Imana n'akamaro bifitiye umwizera. Yes, nibyo, hariho ababwiriza, hariho abigisha, nange ndimo nigisha. Simvuze ngo ibyo mbabwira mu bica amazi ngo kubyumva, ariko mukimara kubyumva mube nk'itorero ry'Iberoya. Hagati aho nsuhuje umuvandimwe abasengera aho ngaho Iberoya bose ndabasuhuje, mugira amahoro y'Imana, urwandiko mwendekeye rwangezeho. Abantu b'Iberoya ngo bari abantu biga ibyanditswe, igihe cyose bumvisha umubwiriza
bajya yakora gukompara ibyo bigishije n'Iberoya. Ntabwo ndi kwibuka amazina yanyu abari aho ngaho Iberoya aho muri Amerika, ariko nk'uko itorero ryanyu rifite izina rya Beroya, namwe mugire umuhati w'Iberoya kugira ngo mubashe gufasha abantu namwe mwamaze kwifasha mu ijambo ry'Imana. Mwumva ababwiriza ibyo babigisha, mubyiteho, ariko ntimukabure kwisomera mu byanditswe byera ngo mukompare ibyo babigisha n'ibyo musoma. Mu ijambo ry'Imana handitswe umubiri. Mu ijambo ry'Imana Yesu ijambo w'Imana wahindutse umubiri, buri gihe yatungiraga abantu urutoki ijambo ryanditswe. Mbese niki bigomba kutubwira ku bijyanye n'akamaro ka Bibiliya, n'impamvu tugomba kwigiza kure imitekerereze cyangwa ibyobokamana ry'icurabwenge ripfobya icyizere dufite Bibiliya? Imyizere yacu igomba kuba ishingiye ahangaha kugira ngo tubashe gutsinda uru rugamba. Imyizere yacu igomba kuba ishingiye kuri Bibiliya. Bana b'Imana babwira ngo mufate umwanya twiga ibintu by'Imana byibuze iminota 30 buri munsi, ni ukuri tuzatsinda urugamba. Umuntu ufata agahibyibuza mu masaha 24 y'umunsi, agafataho iminota 30. Ibyo bivuga isaha, ariko basi iminota 30 mubanze muyigerageze, muve kumwe tumugere ku isaha kugeza ubwo imibereho yacu yose izaba yomatanye n'ibyanditswe. Kwa gatatu, kuragwa ubugingo buhoraho. Turacyari ku kibazo umuntu yabaje Yesu ngo nkore nte ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Muri Luka 27 muri Luka igice cya 10 27-28, mbese igisubizo umwigisha amategeko yatanze ku kibazo yabajwe cyabaye ikihe? Umwigisha amategeko yari yabajije ikibazo kandi aba ari nawe utanga igisubizo. Ukundisha Uwiteka umutima wawe. Twabisomye yuko akibaza Yesu yamaje ngo byanzwe gute mu mategeko. Yesu umwigisha amategeko asubiza ngo mu mategeko ati ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kubizera Yesu amubwira ngo genda ugenze uko nguko uzabona ubugingo. Kubizera benshi gutanga ibisubizo bikwiriye ku birebana n'inyigisho ndetse no kwizera ntabwo bikomeye, cyane cyane mu itorero ry'Abadivantisite. Nta kibazo na kimwe ndabona mu itorero ry'Abadivantisite umuntu yabaje ngo bakibure igisubizo. Mwarabibonye? Kubizera benshi gutanga ibisubizo bikwiriye ku birebana n'inyigisho ndetse no kwizera ntabwo bikomeye. Ndahagaze gato muhitondera. Nta kibazo mu itorero ndabona ngo bakibure igisubizo, ahubwo ikiruhije ni ugukora ibyo bazi ko bikwiriye no gukurikiza ibyo bizera. Mwibuka ko ikibazo uyu musore yabajije ngo nkore nte ngo ndagwe ubugingo buhoraho, yarahindukiye abe nawe ugisubiza. Ariko ikintu gikomeye mu cyumva hano rero ni iki? Abantu benshi mu bazi byinshi byashobora kubahisha gukizwa. Abantu benshi mu bazi byinshi byashobora kubahisha gukizwa bazazimira kubwo kutumvira ibyo bazi. Ndasubiramo. Abantu benshi mu bazi byinshi byashobora kubahesha gukizwa bazazimira kubwo kutumvira ibyo bazi. Aha niho ikibazo gikomeye. Kumenya gusa ibijyanye no gukunda Imana na bagenzi bacu ntabwo bihagije, tugomba no kubikora. Nibwo tuzabona ubugingo buhoraho. Yakobo, reka dusome Yakobo twumva amagambo hano. Yakobo igice cya 2 turahera ku murongo wa 17. Haratubwira ngo 17 atubwira ngo uko niko no kwizera kudafite imirimo ahubwo ariko nyine kuba gupfuye. Aha ari umuntu yavuga ati ngiweho ufite kwizera. Hano icyo yakoye mavuga, hari abantu bazi ukuri ariko batakugenderamo, hari n'abashaka kugenderamo batakuzi. Ibintu bikwiye guhurira hamwe. Nadushaka kugendera mu kuri ntukwiga mu ijambo ry'Imana. Nakize ijambo ry'Imana, reka tugendere mu by'ijambo ry'Imana dusaba. Nyamara dufite ijambo ryahanuwe, tugize neza nituryumvira twese, kuko rimeze nk'itabaza muri kacu z'umwijima, bikagera binyo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Nidukunda Imana tuzasoma. Nidukunda Imana tuzasoma ijambo ryayo, tuzasenga, tuzitondera amategeko yayo, kandi tuzumvira ijwi ryayo bikomotse mu mitima yacu.
cyangwa nindamuka nire bikomotse mu mutima wacu wose, nimvuga ko nkunda abandi ariko sinite ku bandi bari mu itorero, cyangwa nindamuka nirengagije ubukene bw'abandi mu gihe nashoboraga gutanga ubufasha, mbese ubwo kwizera kwanjye kuba kumaze iki? Ubukristo si uruhurirane rw'imyizerere iri aho ngaho. Ubukristo si uruhurirane rw'imyizerere iri aho ngaho, ahubwo ni uburyo bwo kubaho. Ubukristo si uruhurirane rw'imyizerere aho ngaho. Nizera ibi ngibi, so mu itorero ryacu dukora ibi ngibi ntitujya bute, ahubwo ubukristo ni uburyo tubaho, uburyo tugenda, uburyo tubereyeho abandi, uburyo turegitinga ku byo abandi bifuza bakidukeneyeho. Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntumuhe ibyo umubiri ukeneye, byamuvura iki? Mbese wita ku mibereho myiza y'abandi ku ruhe rugero washuti w'umurikiye? Ni gute imibereho ibibazo byanjye ubyitaho w'umurikiye? Ni gute nita ku bibazo by'abanzengurutse ngo umusonga wundi ngo ntakuza gusinzira? Tuni ikinyoma gikomeye cyane. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Kubw'ubuntu bw'Imana ni mu buhe buryo dushobora kwiga kurushaho kwita ku bandi? Kubw'ubuntu bw'Imana, kuko ibintu bitari muri kamere yacu, tudafite muri twebwe umutima wo kwita ku bandi. Kubw'ubuntu bw'Imana ni mu buhe buryo dushobora kurushaho kwita ku bandi bantu? Gukunda abandi nk'uko twikunda ni ingingo yo kuwa kane. Muri Matayo 22:3-7. Matayo 22:3-7 ari amagambo bashaka kugira ngo basome. Matayo 22:3-7 haratubwira ngo, nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka umutima wawe. Aha niko wa musore kumubwira wose n'ubugingo bwawe. Iryo ryo tegeko rikomeye rya mbere n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukundishe mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Ukunde mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Kugeza 40. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niho ahurira. Ibi bihuye n'imwe kwa Luka. Dukurikije ibyanditswe muri Matayo, Yesu yabivuze mu buryo bwumvikana ko ari kugaragaza buri munsi ukwizera nyakuri gushingiye kuri aya mategeko abiri, gukunda Imana na bagenzi bacu. Hasobanura ko umuntu nakora ibi bintu bibiri azagira ubugingo buhoraho. Umuntu nakunda Imana nk'uko yikunda, umutima we wose n'ubwenge bwe, ako yakunda mugenzi we akamuzirikana, uyu muntu niwe afite ubugingo buhoraho. Cyakora ngo imbaraga ntabwo muri twebwe, ahubwo ni ukwisengera. Urukundo ni ihame ubutegetsi bw'Imana bushingiyeho mu ijuru no mu isi, kandi rugomba kuba urufatiro rw'imico y'umukristo. Iki niyo gishobora kumuhindura umuntu ushikamye kandi agakomera koko. Iri niyo kintu rukumbi gishobora kumubashisha gutsinda ibigeragezo n'ibishuko. Urukundo amahame y'ijuru niho yubakiye, kandi niturugira nibwo tuzatsinda ibigeragezo n'ibishuko. Mu Bagalatiya, muri Mika, Abagalatiya 5:14, Mika 6:6, urwa mbere rwa Yohana 4. Iyi mirongo ishimangira ite icyo Yesu yatubwiye imbere cy'urukundo. Bitewe n'umwanya ntabwo amasomo ndasoma kwasoma makurikire, ariko icyo ushaka kuvuga ni ikihe? Dukurikijwe Pawulo avuga ngo kuko amategeko yose asohorera muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kuri Pawulo gukunda Imana bishobora kugaragara gusa mu buryo gufatika dufatamo abandi. Ntange nabivuze, urukundo dukunda Imana buri gihe rwerekanira ku neza tugira abagenzi bacu. Nababwiye ko udakunda Imana, udakunda mugenzi watabonye, udakunda mugenzi we babana, ntiyubahe mugenzi we babana, ntagire neza mugenzi we babana,
uyu muntu ntabwo yagira Imana neza. Icyakora hari ikintu kiba gisa nk'ibi ngibi. Mwabonye ukuntu umuntu bijya bibaho adashobora guhemba umukozi wo mu rugo amuhemba 10,000 y'Abanyarwanda, akananirwa kumuhemba agatanga amaturo ku rusengero 20. Uyu muntu umukozi wa Satani. Mwabonye umuntu udashobora kugira neza abaturanyi be, uzi ko afite ibibazo, abumurije bafite ibibazo, akajya gufasha abari mu nzu y'Imana mu rusengero. Uyu muntu ni umunyabyaha, ntabwo kuri ubugingo bw'Imana. Reka mbabwire, ntibishobora ko tugira ikintu dukora ku rusengero iby'iwacu bitabijyambera neza. Niyo mpamvu Yesu atanze itegeko rikomeye cyane, ufashe ituro ugiye gutura. Nimwige aya magambo mu bahirwa ni bande, ntabwo ari ituro ry'amafaranga bavugaga gusa uko tubitekereza. Yego hari ituro ry'amafaranga uko tubivuga, ariko ngo n'ugiye gusenga Imana, muze gusoma mu bahirwa ni bande, ugiye kuririmba muri korali, ufite gahunda yo kubwiriza, ufite gahunda yo kugira ukora, ukibuka yuko ikintu ugiye gukora ari icy'Imana, nyamara hari mugenzi we mutumvikana neza ku bintu, ngo icyo kintu gihagarike, ugende ubanze wiyunge na mugenzi wawe, uzi ibyo wakoze ko ugomba gukora. Ariko uyu munsi tubikarese, uratwara n'umugore muto ukaza gusenga ukanaririmba, n'umuturanyi we mugashwana ukaririmba ku rusengero. Twige kubaha bagenzi bacu, urukundo rw'agaze bagenzi bacu ruzerekana ko dukunda Imana, twumvira n'ibyayo. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto Pawulo ashimangira ko umuntu avuga ko afite ubwenge bukomeye, cyangwa akora imirimo ikomeye, cyangwa se akaba afite kwizera gukomeye, cyangwa se yemwe akaba ashobora no kwitana ngo apfe, nyamara ntagire urukundo, uwo muntu ahinduka nk'icyuma kivuga cyangwa cy'umwirongi. Soma amagambo inaweti yanditse ngo nabwiye haruguru, ibande cyane ukuntu avuga ko mu rukundo gusa arimo abantu bashobora gushikama no mu gutsinda ibishuko. Ni mu buye buryo igitekerezo cyerekana ko itegeko ryo gukunda atari agakiza kaboneka ku by'imirimo, ahubwo ari ukugaragaza kwizera dufite mu Kristo. Gukundana hano Pawulo avuga ngo nubwo natanga umubiri wanjye, ntabwo ngo ushobora gutanga ibintu mu rusengero ku bantu ko nta rukundo. Mubane n'abantu bose amahoro kuwanya uruhande. Urukundo reka ruhere muri twebwe, rusohoke rujya ko tubana batwegereye, rugere ku mpera y'isi. Abajango urukundo rutuma isize nguruka, urukundo rutuma isize nguruka. Reka ruyizenguruka urukundo, ruyizenguruke. Kuko gukora imirimo myiza turi kurengera amafuti. Hari abantu bakora imirimo myiza ngo basibanganye ububi bwo mu mitima, ibyaha byokamye badashaka kureka. Ariko dore umurimo w'Imana nguyu ni uko twitondera amategeko yayo, tukumva n'ibyo uwo yatumye, tukamwizera. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe n'imbaraga, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ubundi uzabona ubugingo buhoraho. Igitekerezo cy'umusamariya mwiza muri iki gihe ni ingingo tugiye gusorezaho yo ku wa 5. Igitekerezo cy'umusamariya mwiza muri iki gihe. Igihe Yesu yaramaze gushima umwigisha amategeko ku gisubizo cyiza yaratanze, yaravuze ati genda ugende utyo uzabona ubugingo buhoraho. Maze muri ubwo buryo abakoze ku kintu gikomeye cyari mu mutima w'uwo muntu. Gutanga ibisubizo byose bikwiriye cyari ikintu cyoroheye uwo mwigisha amategeko, nyamara gukora iby'icyo kintu cyoroshye uwo mwigisha, nyamara gukora ibyo ngibyo cyari ikintu kimukomereye mu myaka 2000 ishize, kandi n'ubu kiracyari ikibazo kuri benshi muri twebwe. Kuba umwigisha amategeko yari ready gusubiza ibyo samaje byose nk'uko bimeze ku munsi, ni ikintu cyoroshye. Ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi imyaka 2000 ni ikintu gikomeye gukora ibyo twizera, tunasoma byanditswe, kubishyira mu bikorwa, gushyira mu bikorwa ubuzima bwa Gikristo kugeza uyu munsi ni ikintu kidukomereye. Tuzi ukuri, why not tutamushyira in practice? Mbese haba hari ahantu hari hatuzengurutse bagiye bagirirwa nabi n'abandi? Hari icyo twigeze dukora ngo tubafashe? Muri Luka igice cya 10 tuhasanga igitekerezo cy'umusamariya mwiza wafashe umuntu arimo yigendera ku rugendo. Ni ukuri ko rimwe na rimwe
iki gitekerezo n'abantu batajya mu rusengero cy'umusamariya mwiza barakizi, wumva kivuga neza. Nawe ugiye gusoma ukiyibutse kiva kuri Luka igice cya 10:37. Ni ukuri ko rimwe na rimwe abapasitoro, abakuru b'amatorero ndetse n'abagize itorero badafasha abantu bakeneye ubufasha. Rimwe na rimwe abantu bo mu yandi matorero bashobora kuturusha kugaragariza ubugwaneza aho duturanye. Dushobora kuvuga ko ibyo kuba umugwaneza nyamara abandi bashobora gukemura ibibazo by'abo bantu tutakemuye. Niba kwizera kwacu hari icyo gusobanuye, tugomba kugera tugasanga abantu maze tugafasha abakeneye ubufasha bwacu. Yesu yashoje inkuru ye y'umusamariya mwiza abaza ikibazo cy'uwo washubije abandi kuba mugenzi we uwo muntu. Yesu asoza yabajije ninde warushije abandi kuba mugenzi w'uwo muntu? Uwo muntu wari ukeneye ubufasha. Bityo ikibazo cyabazaga ngo hariya mugenzi wanjye ninde cyashujwe by'iteka ryose. Kristo yagaragaje neza ko mugenzi wacu atari uwo dusangiye kwizera gusa cyangwa uwo wundi dusengera hamwe. Mugenzi wacu si uwo dusangiye ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa icyiciro runaka mu by'imibereho yacu. Mugenzi wacu ni umuntu wese ukeneye ubufasha bwacu. Mugenzi wacu ni umuntu wese wakomerejwe n'umwanzi. Mugenzi wacu ni umuntu wese kuko ari ikinwa cy'Imana. Ubu dufite umuco muri Misiri uharaye kubera ko mfite umunsi mukuru w'amavuko, ndi kwizihiza isabukuru y'amavuko, abantu bagaterana mukanyegereza impano, happy birthday, uramwe ikibona ishyure. Ariko urirengagije umuntu uri hafi yawe, n'ibyo bintu by'amasabukuru utazi ibyo ari byo. Nshuti, tumenye umurimo dukwiye gukora bagenzi bacu. Bagenzi bacu turabonye turamenye ni umuntu wese udukeneye. Bagenzi bacu basobanukiwe ni umuntu wese ukeneye ubufasha bwacu right now. Inshingano yacu uyu munsi, tangira gusengera buri wese tangira gusengera buri munsi umuntu utandukanye nawe cyangwa se umuntu runaka wumva utishimiye. Bigira intego yawe, andika amazina 3 y'abantu uzi batari abadivantisiti. Shaka uburyo wamenya ibyo bakeneye birebana n'ibyo wiyumva, iby'umubiri n'iby'imibanire y'abandi, maze utekereze uburyo wowe ubwawe ushobora kubafasha muri ibyo bakeneye. Mbese mu buryo bufatika ni icyo ushobora kubakorera muri iki cyumweru kigiye kuza. Muvandimwe, reba abantu bakuzengurutse, ni umukoro cyo bita umukoro ngiro mu Kinyarwanda. Reba abantu bakuzengurutse ibyo bakeneye wabafasha kandi ufite. Urababona pe, urabona abo wagaburira, abo wakambika, urabona abo wakigisha ijambo ry'Imana, abo warihira abana ku mashuri. Umurimo urahari. Soza icyigisho. Hariho abantu benshi bashonje, bakenye kandi bagirirwa nabi mu isi yo muri iki gihe. Ushobora gukora uruhare rwawe n'uburyo bwaba rusa naho ari ruto. Ntabwo tuzakemura ibibazo byose by'abari mu isi mbere y'uko Yesu agaruka. Icyo twahamagariwe si icyo. Nyamara kugeza icyo gihe umurimo wacu ushobora kuba uwo ku rwego rwo hasi, nko gufasha umuntu uzi ko adafite ibyo kurya bihagije, cyangwa bishobora kuba gufasha umuntu musegana uhanganye n'ibibazo byo kurenganywa, yemwe ndetse no kutihanganirwa bikomeje kuba ibibazo muri iyi si yacu, yemwe ndetse no muri iki gihe. Reba uko wafasha mugenzi wawe. Idini itunganye kandi itanduye mu maso ya Data twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Imirimo myiza n'imbuto Kristo adusaba kwera arizo amagambo y'ubugwaneza, ibikorwa byo kugira ubuntu, gufasha abakene, abashonje ndetse n'abanyamubabaro. Igihe imitima igiriwe impuhwe, indi mitima iremerewe no gucika intege n'agahinda, igihe ikiganza gihaye umushonji, igihe abambaye ubusa bambitswe, umushyitsi akakirwa agahabwa icyicaro mu cyumba cyahawe urugano ndetse no ku mutima wawe, abamarayika begera hafi, maze uruhererekane rw'ibisubizo rukaza ruturutse mu ijuru. Buri gikorwa cyose cy'ubutabera, imbabazi no kugira ubuntu gihinduka nk'indirimbo mu ijuru. Iyo dukora ibintu byo kwita ku bantu bagenzi bacu, mu ijuru baraterana bakaza kumva ibyo gitaramo.
mu ijuru ngo bafite nk'indirimbo mu bihamya by'itorero baranditse ya ahubwo nta n'amagambo uri gusoma niyo aha nenge kubabwira amagambo ahubwo ndabona bahise bayapositinga ngo baranditse ngo kuririmba si ukuririmba nk'uko tubikora ahubwo ngo ni imirimo myiza dukora bagenzi bacu nk'ubuhamya bw'iby'Imana dukoreye nko kuyishima kwacu natwe twifuza kuruhura imitima y'abababaye byanditswe mu magambo y'ibihamya by'itorero umuzingo n'uwa kabiri ndumva kuri paji 27 baranditse ngo data twese wicaye ku ntebe y'ubwami yitegereza abakora ibikorwa nk'ibyo by'imbabazi akababara hamwe nk'ubutunzi bwe bw'igiciro kandi bazaba banje ku munsi nzabahindura ibyambarwa by'umurimo niko Uwiteka Nyiringabo avuga buri gikorwa cy'imbabazi gikorewe umushonji umunyamubabaro gifatwa nk'igikorwa gikorewe Yesu ubwe igihe ufashije umukene ukagira neza impuhwe umunyamubabaro n'urenganyijwe kandi ukaba inshuti y'imfubyi uba wiyegereza hafi Yesu mu isano ugirana nawe. Shuti bavandimwe nzi neza ko cyo gihe cyacu kwita ku bibazo by'abantu ni ikintu kigiye kigoye abantu kumva ibibazo byabo biduhangayikishije niyo ugiye kubyinjamo abandi bantu mwegeranye ku ruhande babuseka bati kuki uramuri ivanga ariko kwita ku bakene abashonje abambaye ubusa ukaba inshuti y'ifubyi bamwe babuze umuntu bahumuriza ukababwira amagambo bahumurije ngo iyo ndirimbo mu ijuru ngo baririmbana ibyishimo ngo ni nazo ndirimbo zikenewe ijuru ryifuza ko turirimba uyu munsi ngo iyo umuntu abikora aba abaye inshuti nyakuri y'Imana. Reka mbabwire umusamariya mwiza ineza yagira uriya muntu ntiyaramuzi nta n'inyito n'indi yaramutezeho kubw'urukundo yakundaga umuntu kubw'urukundo yakundaga Imana rukagaragara mu bana y'abanaho n'umuntu umuntu wese ni ikiremwa cy'Imana ni ikiremwa cyaremwe n'Imana uko dukeneye ubuntu bw'Imana niko nurabikeneye twite kuri bagenzi bacu ku bibazo bafite mugenzi wacu ntabwo dusengana gusa ni umuntu wese utwegereye uri mu kaga dusenga Imana. Karame data izina rye nishimwe cyane Imana ikomeye kongeye kubona impuguro zikomeye zo kwita kuri bagenzi bacu. Iyi mbaraga ntabwo muri twebwe twamyereye gukora nabi no kwikunda no kwikakaza no kwikundisha ku bameze neza ngo bazatwishyure. Duhindura intekerezo twite ku bababaye data ugire neza ubwoko bwawe bwatsinda kuri icyo cyigisho mu izina rya Yesu. Amen.